ariko ntabwo tuzayirara. Hari igihe tuzayirara ariko ntibuke. Iwacu sino rero kugira ngo amen. Ayiwe wagera mumbwire ngo wari uzi kuzapfa, mumbwire ngo wari uzi kuzagenda. Ko bandeje we wari uzi kuzapfa. Komana yanjye ubuzima Imana yaguhaye ni igishoro, ibiryo Imana yaguhaye ni igishoro, isambu uhingamo ni iy'Imana. Umunsi yaje muzabarana, uzavuga iki imyumbati wejejemo wayimajije, mbega byose muzabarana. Murashya rero, isi irafashwe, nazo urajyahe amaye dukomere Imana haca amashyi. Aha mufite amaboko, mufite amaguru, mwaraye muri imyumbati cyangwa ubugari, hariho n'agasosi. Imana yabahaye ubuzima. Hirya mwabibonye cyangwa ntacyo mwabonye, hepfo mwabonye Imana iciye mwabibona. Hirya mwabibonye, niba mwabibonye abashaka dukora Imana. Yes, ashimwe. Dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya. Dushimiye Imana yacu ko yishe umwaku. Haleluya. Ikaturengera bikomeye, ku munsi mubi tukayibona, mu gitondo tukayibona,
saa sita tukayibona, nimugoroba tukayibona, abikarenze mwese haleluya. Manishe tuzajya mu ijuru umunsi umwe ntituzararimo.
ikiganza umumbwire ngo uri tayari ngo tujye mu ijuru. Mumbarize ngo ibyangombwa by'urugendo urabifite. Mubwire ngo se nta forode waba ufite ra? Mumbarize ngo nta forode ntayo waba wagendanye se? Aka kanya Yesu araje nonaha araje. Kwa umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntabwo tuzayirara. Hari igihe tuzayirara ariko ntibuke. Iwacu sino rero kugira ngo amen. Ariwe wagera mumbwire ngo wari uzi kuzapfa, mubwire ngo wari uzi kuzagenda. Ko bandeje we wari uzi kuzapfa. Komana yanjye ubuzima Imana yaguhaye ni igishoro, ibiryo Imana yaguhaye ni igishoro, isambu uhingamo ni iy'Imana. Umunsi yaje muzabarana, uzavuga iki imyumbati wejejemo wayimajije, mbega byose muzabarana. Murashya rero, isi irafashwe, nazo urajya he? Amaye dukomere Imana haca amashyi. Aha, haleluya. N'umunyange nuko byaje. Komera. Azerero muniza amaboko yigerageze. Sibyo? Azerero muniza amaboko yirwaneho. Aheza yisi ibintu ndabona bikomeye.